amabya akameze nk'ayiriya mbwa koko ameze nk'ayawe bimeze neza kandi je mfite amabya akameze nk'ayanjye none cyane mbere y'Imana dusa none rwose ubu ngubu urabona n'iminwa yarabyibushye ariko usambana nukafu kuko urukundo yewe we njye nago ndi ihene zabaye na nyinshi kabisa ziramaze yes tubahereje ikaze ku Bumwe TV show aka kanya tukaba turi kumwe n'umuntu bita Nyamabondo bivuga diregiteri ikigo cyanjye mutwihanganire bwana diregiteri ubu sasa byose ashyize nuko bihari ibi birahari nabihari n'ibigori birahari nabihariye ndaguye ibigori ujya guteka Nyamabondo ngo bimeze bite sha bimeze neza ngize Imana muhena dusabe none reka twite ushobora byinshi dusa mwita buri muzi ariko ngaho mwarashingije ngo ndatwite ikintu kimbaje kurusha ibindi ngo ejo yakoze ikiganiro avuga ngo muba mu mwobo sha ngo muba mu kazo gato ni gato yanyine noze bategetse kujya gushaka inzu nini ariko baziye akara kuryoheye irabandi bizagenda bite iriye bandisi nukayite yakango niba kandi cyo cyambere kinshibije kurusha ibindi hano hanyuze imbwa ifite amabya nk'ayayaka kugenda ubwo ni nk'ayawe yakase waramubonye yagendaga yetera kane 5 bigure bive mu nzira yaka waramubonye yaka ndaramubonye wamubonye ntabare n'abaryamye no kwitagera umugore se ngo waramubonye yego nanone nose mbahora mbwira ndishimye kabisa ngo ni umutinganyira ninde ngo umutinganyira ngo ni yaka kingiki yakamwana baramubeshye ikintu cyambere cyicimije kurusha ibindi nuko dusabageze kuri shop Nyamabondo kuri Nyamabondo ubu se mbonyemo agatoki kamwe n'akarayi nibyo by'ibishopo narwo nyabicuruza ibitoki n'ibirayi kandi Nyamabondo yaramaze kumbwira ngo ubanze uhagere urebe ukuntu bimeze ubundi akwihere botike yose witware ubwo mubwire wowe nuko abantu bahano bakunda ibitoki n'ibirayi ariko muri gihe business yisi ibitoki n'ibirayi se ko cyafashe ibintu byose ukabivanga nyine niyo mpamvu ni imbera byombi cyakoze urashoboye ntago kiri alimentation se yabaye imbera byombi oya ni imbera byombi byose birimo ushaka byero yisangamo ushaka icyumuro gisangamo ushaka ibiryo bishangamo ushaka gukora bisangamo ushaka amagara ari ngaho ushaka ibiryo ni botike ikaba na alimentation ikaba n'akabari ikaba byose ababeshya oya arabeshya harimo umuceri n'ibishyimbo cyane ngaho biba binzane ndabyishyura umuceri n'ibishyimbo bihiye akavange oya byarago hasa ni muri ndagazi anga habamo inkoko z'inyarwanda kiri yose bayibaga yose inkoko nangaye inkoko ni 27 cyakoze nayibonye da sibyo macaka mfite inkoko 30 zira nkoko ebyiri ni inkoko 30 nidusanga ebyiri n'ebyiri nidusanga ebyiri n'ebyiri amushoranye bahita bayiboguha nidusanga zirenga ari zingahe nago ariko ari 30 oya nizi kwereka nyine biragenda biti nago ari 30 wageze nyuma se mu gikari nago nahageze none ni mutegenye byarangiye ifisi iri he byarangiye ngaraguhamagara byagezemo buri oya kandi ari yejo bundi karane guze bundi ariko kwezi kwa mbere ngiye kwishyura rwo kirangira yanditse kuri mugiye usabe wari umeze gute ngewe meze neza nta ndi kukubona ndabona umukeye cyane yanditse kuri mugiye presse n'umugore wanjye ngo nageze kwa Nyamabondo Nyamabondo se yakwakiriye kutanyakiriye igikwakira n'ijye wakuzanye kwazanye n'iyingegera ni wowe wanzanye ariko shaka umukira n'ibyiza ushaka nkubwira diregiteri ubundi kigaragaza yuko uri diregiteri nuko iyo abantu bagusuye uranabakira mwansuye se ndarwaye oya ntago urwaye no abantu basura abantu barwaye n'undi munsi nuzansura ntarwaye hako Nyamabondo mukanya wowe waruvuye inde wowe nari mvuye ngo kureba umuntu kwa muganga wari byari byagenze bite ni ukuvuga ngo ari cyo bita kamananga wajya ngo nakiboro wajya ngo n'uvuga ko kijya kimeseze nka 500 wajya ngo nimiranye kigira mu mutwe kiba kigira kiva ngo mucake n'ababuntu ubu nzabigenze ariko se Nyamabondo kamananga nago wowe mwigeze mufunganwa twarafunganywe burakamananga nawe mwakoranye kose ariko we yakoraga ikigoroba ntabwo yarafunze kubera iki amezi 6 muri cyo twafungwa n'iki ngiki umuntu yakoze imyaka 10 ya viole urabe yose ariko yarabiretse yabaye mu muzima kugafata se we kuki utamuha ngo nawe agafata oinde kandi acuruza resitora nanyu zangahe ibiryo yawe mu bese uzi ko zijya utinyama uzi ko kusariye ejo bitaro utagira akazi ifi se ziriye ifi nazo zirahari zabakaza imbere y'Imana ifi uko zagize jado nanjye ukarimo se
reba nawe kuba umusore gutya uri umusore mwiza uri umusore muremure gutya mwiza muremure ariko uri umukene wese ubwirwa n'iki ko umusore ari mwiza oya mbese ubundi ubukene uburebera hehe nyamama ni umupfubuzi darapfuye gupfubuza umugore w'ibanga cyane Mirinda ni umupfubuzi umupfubuzi se bimwanditseho akuye Mirinda komanda yanjye wigeze umubona se apfubuza rimwe se cya kabiri dore umupfubuzi n'uriya nyamama uyu nguyu uri kutubaza oya n'uyu nguyu uno musore niwe mbona ari umupfubuzi uyu nguyu nyine reka yego uyu ndwara amara umwaka i Kigali iyi ni ukuri kw'Imana iyi ni umunyagikongoro ni n'urwana yego urafite imyaka ingahe niba afite byinshi afite 22 cyaravumbutse wagira ngo ni igihungu cyawe mumeze kimwe neza rero ndishyeye muri quartier niwe umuntu wa mbere agura biswi ariko agashaka kuvuga ngo mume kuri kana mu materinete byo bukura abantu twako ducuruza ariko se nyamama abantu ko bakomeza kugushinja gukomeza utanga amakuru yabo ubwo ntibazagucekaho bakanga kuza kukugurira bagira gute bakanga kuza kukugurira kubera yuko ukomeza gukomeza bataranga azabyirira hanyuma we bikagenda bite niba bireka uzabibase buri kwezi sinahagaze iby'ukwezi bakajya babijyana mu rugo urashaka kuzafata botike yose ukayijyana mu rugo se bakayirira nose igishoro waba wari umuntu wa mbere ugira ukodesheje mu mujyi wa Kigali kandi ntazibamo warazikodesha reba iki urabona iri yambaye muri hepfo uyu ni wazi urabona na wamubona bagamo no hepfo mu Gitega jato ni wazi uramwe bose habamo iki narahafunze narashyizemo inkoko nukuvuga ngo aranzahaye akacyanga nzovu igihe bazarashaje wowe wazahaye abantu nkagera ni Kayonza aranujije etage nujya gushyira mu hoteli y'inyenyeri 5 icyanga ngo Rwanda RDB yakimaye yego ubu nta kibazo mfite ako haguza akamodoka ariko se wafashe dusabe ukamwohereza Kayonza akaba yiberanye nta muntu utaba mwiza koko dusaba baronsome none uko ari iminwa yabyibushye wese nagusoma none se nibyo binwa by'abakongo ko wese none kusoma kara kagabo kano kitabi nuko mukunda ntago mukunda ni cyamukundira bimurimo ibiye amafaranga agira ngo niyo mba nkurikiye yakara amafaranga agira nayo yewe yaka urabe wumva nayo yewe mukundira ukwaye bamwishyura idari ryanjye ari hani wanjye yanze kugishyura angahe ni 7 ndabikwishyura seriye imbere ya kamera nuvuga ngo urayishyura 7 umene intore nimara 8 yanyweye bikomeza kongeza amafaranga ubupeti nyama wowe ntabwo wamuha kamwe ni wamuha oya ubasa noheri barazanye rwose namuhaye n'itike nukuri yaramwete muri cyako zarangiye ngo yaragusuye byoro yakane inshuti yanjye ndahita nyamwishyurira noneho kugira ngo ubone yuko mukunda kakorumbaga nubwo nisanga uhimba uzayasubiza oya nose nayakwima nako se nyamabo waba ufite amakuru yuko dusabe na ya kamwana basubiranye bimaze iminsi ntago twasubiranye oya ntago twasubiranye yakaraza yaryaga nakariraga iwawe nyine araza iwanjye yaryaga nakariraga iwawe ni iwanjye araza iwanjye yakurongoye oya ahubwo ikintu kibabaza yakagiye yakimbwiye nuvuga ngo ugira umukozi ukagera undi mwana urera ukagera undi mwana wawe none uvuga ngo agitangira kuyigushinga bureze ngeta zamuka ngo mviye kuyimama atogenda mviye kuyimama ubwo rero wowe nabonye ufite karaka hinja kawe uri kugatonganya ngo kakubujije kwikorera ibintu oya karaka nako ibitangiye kujya mu ngo nyawu ziyagozo warasaza zakambuje byishimo jabade yanjye oya reka nkubwire yakaraza nakura abatameze neza ngamuha amazi akajya muri dushe ngamuha ibiryo narangiza yanjye ariko hari ihiye mbe nkucunagurizaho nayo narye njyewe ntabwo nayigurira inkoko inyarwanda inkoko itajya muri firigo nayigurira ubwanjye bose ntago bamemba ndazigurisha ngayigura angaye 30 sawa aho bazicururiza aranya bugogo simazi ndahazi oya ndahazi na hano Kimisagara harahari hari Kimisagara mu isoko oya ntago zirari inzungu aba harimo n'inyarwanda zaza n'imwe gake we ntacyo wamwangisha baze bamenemo izindi bande se bamenamo abaki ahubwo nyama wamaye kuri rasasi iriya sake mbonye iyi ngiyi iziritse hariya si amafaranga se reka ngo 10
kango hidumi reka ngo yicube ujya gushyira yambaga n'ubundi mu gitondo ujya kuvuga ngo nta mugore umurimo aburi barabikuye nose ko ariko nimba ari ku bwonko bwiwe bimubwira none numvise n'amavuga ngo reka buriya ngo dusabe ngo muri minsi afite amafaranga afite za miliyoni se yaye ariko bwira yafite yaheze urone ngo umuntu afite za miliyoni rero ngo arirya ngo araniyemera gute se kandi uvuga ngo buriya yakayagombye gutuza ukamurera n'ubundi umurongo ye gatatu no kubujya ngenda murongora njyewe oya wibe imbere y'Imana nyamabo wibeshye nose ko bamurasha amabya ubizi gute se waramubonye ubundi kucyo hana yanjye none ntabwo ubonye imbwa zanga ameze nkawe tugenda buri imbwa muri kazi bayitayaka ubwo imbwa ni wowe kandi imbwa yinyuza ubwo imbwa ni wowe nose kugira ngo umubonye mwaje gutinganyura mubona ko ari ngiye wahagara aha nkabivuga ngabitubwire amabya yakameze nk'ayiriya mbwa koko ameze nk'ayawe bimeze neza kandi je mfite amabya yakameze nk'ayanjye none oya kare dore ayawe asa nka hano amabya yakararashe ayawe dore ukwaza umukara ubwo wayabonye ute ntabwo nabiyobe sura yose ukuntu mu isura so kumwotsa katarabyibuha ariko korona kaze gafunzemo shabanda ya ako nukangande ntabwo urumva yakangagiraga yagwaguye mu kisimu iki kintu cyarasaze umuntu agwa mu gisimu gusa ndangenzi wari giye kuza ngo sinima bitarimo kuza shabanda yanjye indaya ngeze ndindaye naye sita ntabwo ari indaya kera bivamo nawe wariye mu cyaro bivamo Mana nziza Mana ikunda abajura twagushimiye ko wafashije umugore akaba mu kizira akajya mu kindi akaba asigara umukuru w'umuryango iwawe areruya amen vuga ngo amen vuga ngo amen ubu dusabe yabaye musitari yageze ihuye barahindukira bakamwaka amafoto kuvuga ngo na gitifu asiga muhamagara gitifu wawe wazajya uvuga ibyose ni ukomeye iwabo ubu inama y'umuryango iteranye igomba kumuhamagara papa waza kumusura papa aba yinywera kiwingo se waramubonye bikaba bivuyeho ushobora urasererezanya wazajya uvuga mama wawe uvuga papa ariko papa yaraje ariko nta numwe wigeze umubona nibo babirageze Nyabugogo yumvise ko rakeze yanga kuhava yagiribuze muri gare aravuga ngo mwana wa mu rugo se na televiziyo mu rugo iwacu epfiri wanyu iwacu nyine ese undi wazaje tukagenda ukareba no mu karere k'iwanyu kose barakitsira ku muvure bagira intebe wazaje tukajyana mu rugo ukareba ese tayi wawe bicara kuri nuza kuri rukarakara nesta nyine bategura warageze se wowe bategura umuvure bagiraga mekera kuko urutoki rwacitse butare n'abasigaye bagiramo se wazaje nkakujyanayo tugiye mu gitondo ubundi ukajya uvugira rero cyane mbere y'Imana dusa none rwose ubu ngubu urabona n'iminwa yarabyibushye ariko se usambana kuko uri ukuntu yewe we njye ntago ndi ihene babagiye zabaye na nyinshi kabisa ziramaze hindukira ndebe wese uri umugabo wanjye garuka kamaje kuba keza rwose ejo bana mujyaga mumurega ngo yambara ikibuno ikibuno ni icyo noneho asenge nambara ikibuno kintu mana yanjye uzakurega njyewe niko nimereye niko iteye niko agataye kanje kameze n'amabere araza yarameze gutya namurushaga amabere tugenda none amabere yaje oya nubundi ngira amabere mato bagiye burana mbere impamvu nanjye nagutatana nakwangaga waranyangaga suri imana yanjye waranyangaga wowe ntago nakoze zamibere shaka nibyo binywa byatetemye ujye uvuga nawe rero byatangiye nawe nukure ifata biri wari wirebe oya wose ndayaratunga iyo haje mu murongo oya njye nta murongo ba ku minwa yanjye bazareba bakurebere nukure byatangiye ubu nawe yagiye dore shanga araseka sha n'umutwe kabyibushye agaki ku mugani washoboje ibyo bintu wabihinduye ngewe ntabwo nzakora ngo ikintu ngo nuko mwavuze nzajya nkora iki shobuja gese ndi shobuja ariko bihindura shobuja se ninde cyaza n'umuzani nuza nkukorere retushe se nigeze mbigusaba nagusabye ngo nyamabondo wabaga waroga ariko ubwo none ndabona none nagusabye ngo nyamabondo nkorere retushe kano kantu rwose ahubwo wowe wamwemya none nyamabo uranyimya suriye ko dusaba ari inshuti yawe wagiye kumukoreshereza retushe cyangwa ukamushyiraho ntabwo ndabiyamye mbese ntabwo wabyemera nabyo nakwemera uwanga ijana muri gusa ntabwo ugiye kunganje bari busekofone zabo zitari basindiye ngo niho bari ngo basinze ebana ntabwo ushoboka mure kuva ejo bundi ahubwo ahubwo ujya kureba umugabo wawe oya bataza kuza kumukubita
ese niyo bamukubise ukabona atashye ameze kuriya yavuye mu rugo agira umugabo umwe ngira bangaye yewe ngira bangaye nko kwimuraza uwe uriyuza ubu nimba umuntu afashije azaza ahita aba umugabo wanjye agufasha iki afasha ibindi nawe azi ubwenge abanza gukunda umwana niwe ahera barimo kumutamika utuntu ndeba ngo yego nanone ntabwo ni muravuga yambwa irambwe inyuza ni muravuga wundi w'inzobe yego nanone ngenda ase umuntu azajya afasha muvuge ngo aranyura ariko se yaka nufasha hano byari inzu y'ibyuma birasaro irimo dushana toilette kandi zo koresa yamuhaye irimo gushaka desa se kandi zo bafite ubushobozi nta bushobozi bwa desa kandi bari gushaka inzu ngo yakamwara ngo ari kuvuga ngo inzara yishaka vuba vuba na bwangu ngo bigende bite kajyanemo dusabe bibera ahantu heza buriya wenda tuye tuvugisha ukuri tuye dukoze kuzuza dukomene ngasira dusabe buriya aranihangana anagerageza buriya yaka ari mu bantu babiri badashobotse kuko sinamenye imbere yawe namenye imbere yawe twanakuranye kuva mbere yawe ariko buriya yaka yaba umwana mwiza ari umukene nta kintu afite pe wenda tubare ubukene bumutera ubwana bwiza isi yose yaramwanze ariko usaba umufite usaba afite umugabo ariko byo nyine akibona veni bakimworeza ibihumbi veni ubwo dusabe nta mugore uba ukimurimo wanjegera we ugiye gutangira kunkontorora wambwakazi bo cyenze ntabwo uruzura arakotorora niyo turangiza narababwiye mwanga kumva narababwiye ariko kuki mutagikururana Noheli oya no kuvuga ngo urwego rw'indimo ntakirapfuye nawe nyamabona ukiyemere ntakirapfuye nawe nose ko mutagikorana cyane nose dukorana cyane rega no kuvuga ngo usobanurire turetse exilage nta wundi muntu ufite ubushobozi hano mu Rwanda bukoresha umuntu ikiganza cy'umuri kigashira biturutse kuki barahari kuki yapika ticaza abantu mwanga bageze akoresha biterwa n'abari kuyitinga uwo muntu oya ntago ariko bimeze niko bimeze ariko kamwereka kugira ngo byumve buriya ngewe ntago nashyira umuntu kuri YouTube yanjye icyumweru kubera aba mukobwa baratwawuruga reba zibitse nkoresha buriya manda yarangiye ni mugoroba wabonye nta kivamo oya nta kuvamo oya wabonye nta kivamo oya no kuvuga ngo namukoresheje buriya fuse nzimazemo wabyumvishe ajya handi none namara kujya hari cyo nakoze namuzamurira urwego niki nagaruka niki bwo niterebye aha sibyo rata ariko kuvuga ngo umuntu ukoresha kandi rero tuvugisha ukuri none buriya nta bintu agira avuga kereka yavuze kuri dusabe na nzovu na yaka nanjye wena nande wundira na kakajwe na esiteri sibyo ariko nuvuga ngo ntago ari wa muntu watereka umubwire ngo urabona ngo ngubu tubare buriya ngiye yishaka kure ubushobozi bw'umuntu buriya nka Irene iyo bagiye kuvuga ngo bagiye gukoresha umuntu umwe wenyine nuko bavuga ngo ari ikintu bamubonamo burundi muntu wari uzi ubwenge bafashaga umuntu kumva afitemo nosi iyo yanakubaza ukumva nawe yajya sese ko yatandukiriye ni Tycoon yatandukiriye gute nyine yayisajya muri bya bintu bya content ubona musinga cano yenyine itiyo ako nubundi aracyareba oya ntabwo akireba nko karebaga mbere ubu ngubu ufite kure ugasanga ntabwo gize amaze ukoze ataragira 10,000 oya ko nimugora naraye mbonyeho 30 na umukobwa yakoresha uvuga ibishego urumva ko byose bikurikirana ni ukuvuga ngo rero rimwe na rimwe buranga Noheli tsetse no kuba yagira gute uriya nibiri kwa ariko ntabwo giye burana Noheli rwose njye no muramaye nacerwa mukoresha sinamufata nka kayusa kubera iki nta views agira ko buri muntu watereka ntagire ikintu avuga ntayige content nta muntu umurimo burana ikintu benshi bakundira yaka urabyumva barase ko bahora mu dushya twa buri munsi barabona boda wabahaga biba bitandukanye ubu n'uyu munsi bafite utundi dushya twabo none se kankwere kugira ngo yemere yewe niba naravuye kwa Manipo sibyo burana uvuga ngo nagombye ko naratanze umwanya nera akabasigaye ayoboye akaba ari uhamagarwa buri munsi akaba aransimbuye nawe bakabiragize niba mvuyeyo maze ukwezi ntajyayo sibyo mu kwezi akaba ahamagayemo kabiri ubu urumva ari ikintu boss amubonamo no se ko umuntu bamuhamagara ari icyo bamubonamo nuko rero ugomba kwituhera kuri ibi narababwiye banga kumva no kuba rero inde ayisake kabananga sicyo cyamamagara inshuti yawe ngo kuvuga ngo kabananga ngo ubundi ngazi nimero za Nyamubondo mu mutwe
ngo niwe nshuti yiwe magara. Ngezeyo ndabaza ndefora umuntu ngo ninze ngeze nsanga nicyo. Kamba nawe se basanze arwaye ibiki? Ngo uyu muntu ubona ngo nawe mukire wanjye ngo yanguriye akamashini. Uraho uri kumureba. Ndavuga ati ubu nibi byambujije kuza. Nase baguhamagara batakubwiye izina ry'uje kureba. Bari kubwiye se waza. Byago waza ubura. Nase muri bahamagara batakubwiye nko nyine ugiye nkani. Ugiye kureba. Ubwo ujye nk'umuntu ugiye kureba. Na facture se ibyo yakonsomye ubwo ibireba ahubwo. Njye nayo kuri ifite ibibazo byanjye. Barambwira ubwo se bamufashije iki muri make? Muguriye amata. Amata yonyine nta mbuto muguriye. Imbuto se ngenda ndaziheruka. Imbuto zirya umugore wanjye. Ako nawe ugomba gushyiramo imiyaga. Wamananga ni inshuti yawe. Reka muhene muraguhamagare. Wamujyanye hariya ku nzu yawe. Wamananga ari inshuti yadusabe. Oya ntabwo ari inshuti yawe. Ubwo burakamagara ari inshuti ya Nzovu. Ari ubwo akazavuna n'igitoboye. Niyamuhamagara. Yenda baramutinye. Hari umuntu wamuhamagaye bari baraziranye afunguwe. Aravuga ati Nzovu ko funguwe amaye bibiri. Ngo urabona ngo ntago nakoze rero umuntu akabura yakawe yayamuha yaka ayafite kamananga yaka nta muntu uvuze hatari umuntu usa n'igikoko mu miterere yawo ko nabonye bari abantu bihira indaya yes no kuvuga ngo rero ngo tugiye guhindura dusaba agiye kurya ku nkoko Imana ibagwe dusaba subscribe muyirebe muyikure mushaka muyireke bayita Ubumwe TV show Imana ibagwe bukina kagaruka ciao ciao.